w'amaraso ya Yesu Gehinomu yari kuba iyawe cyangwa ikaba iyanjye. Sinzi uko Imana ibigenza, ngo sinzi ubikora, sinzi nuko ubigenza, ariko icyo nzi cyo nuko yitegetse birashoboka, birakoreka. Wagira ngo hari uwashimye, wagira ngo twateguranye, ariko ntitwateguranye. Nyamara ariko ntabwo naje nateguye, ahubwo naje nateguwe, kuko ikimenyetso nakibonye. Amen. Ibihamya birahari kandi n'ibimenyetso biba bihari. Ni kenshi turirimba, ni kenshi dusenga, ni kenshi twambaza Imana, ariko uyu munsi nagize ngo yewe hamwe namwe duhindure strategy, kuko burya ishyamba si ryeze. Abanyarwanda baravuga ngo abantu boga ari magazi, kuko amazi aba yahinda, cyangwa byo koga mu mazi ugasanga harimo n'imihengeri. Iyo ugiye koga rero uvuga ngo ndiga gusomyo cyangwa kwinjira cyangwa se kureremba, kwa kundi bita gukokoza mu kinyarwanda nyacyo, ibyo byose mu ijambo rimwe bikwiye no kuvuga ngo twoge magazi. Icyo tugiye kuganiraho ni ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya haravuga ngo usenge kandi wongere usenge, dusenge ubudasiba, ariko dusome n'ijambo ry'Imana ubudasiba. Kuko burya mu gusenga harimo ibyiciro nka bitatu by'ingenzi. Harimo kwitunganya, kwiyeza, kugira ngo Imana rya sengesho ryawe igire aho rigera. Hanyuma hakaba kwiyeza. Wamara kwiyeza, icyo gihe ukiyunga n'Imana, icyo bita reconciliation, kwiyunga n'Imana. Iyo umaze kwiyunga n'Imana mu bumwe, iba muri wowe nawe ukaba muri yo. Kandi iryo jambo ugiye kuvuga cyangwa iryo sengesho, ahasigaye ugasaba, kuko mu masengesho habamo no gusaba. Mu mazina y'inka Kinyarwanda, ngo iyo umuntu ajyaga imbere y'ubwami agiye kuvuga izina ry'inka, yarabanzaga agashima, agasingiza abami n'ababasimbuye n'ababanjirije, yarangiza akavuga ibitero byabayeho n'ibindi byose n'abakomeye mu gihugu, yarangiza nawe akivuga ku giti cye, ariko yarangiza agakora akantu bita umugoranziranganzo, akagaruka avuga ati mwami nagiraga icyo gusaba. Byaba ngombwa akagira igirego arega, akanenga cyangwa akanengura, ariko akagira icyo arega avuga ati ibyananiranye noneho bikemure. Natwe rero muri ubwo buryo bwa gatatu nabimubwiye, iyo umaze kwiyunga n'Imana yaguteze amatwi, iri kukumva, rya sengesho ryawe ritangiye kuzamuka, tuba tuvuga ngo amasengesho yacu arenga ibicu, akarenga inyenyeri, akagera kure cyane aho Imana yumva. Ariko hari n'amasengesho atajya arenga. Abakinnyi ba volley bagira ibyo bita coup de doigt, bakagira ibyo bita smash, bakazamuka. Hari za coup de doigt zitajya zirenga file, hari n'amasengesho atajya arenga file. Ayo rero ni yayandi utabanza kwiyeza, utabanza gusaba imbabazi, utabanza ngo wiyunge na so mu ijuru, yayandi utamenya icyo usaba. Harimo gusaba nabi, tujya dusaba nabi. Ya masengesho akaba nka y'abakinnyi ba volleyball atajya arenga. Coup de doigt, smash, kiro kitajya kirenga, kitagera hasi, cyangwa coup de doigt itagirenga fili. Natwe bijya bitubaho ubuzima busanzwe. Si icyo gusa tuvuga hano, turaganira ku ibyo tugiye kuganiraho, turumva ijambo ry'Imana. Teme cyangwa se tugiye kuganiraho ni imbuzi no kuramuka. Ijambo imbuzi, waba warigeze ubona imbuzi mu buzima bwawe? Kuramukwa se waba uzi icyo ari cyo? Icyo bivuga mu Kinyarwanda, mu Kirundi, mu Gikongomani no mu Gifaransa bibamo. Ikintu cyose niyo imvura igiye kugwa habanza iki? Ntabwo imvura iza ngo ipfe kumanuka gusa. Hari icyo bita pluie torrentielle, imvura yayindi ijya igwayo mu gihe cy'ubukonje ikaba yakwidubaguza, ariko nabwo hari ibibanza na temperature yabanza ikamanuka, igipimo cy'ubushyuhe n'ubukonje kigahangira kigahinduka. Iyo imvura igiye kugwa, Abanyarwanda baravuga ngo ibicu biturutse runaka, abanza kuza ibicu bigahinduka, bikiyubagatanya, byaba ngombwa inkuba zigakubita, imirabyo igakubita. No mu gusenga Imana, n'iryo jambo ry'Imana nabyo bibamo. Ibintu byose habamo kuramukwa, hakabamo kandi integuza. Integuza ni iki? Ese integuza yakugezeho
ese integuza yakugezeho urumva cyangwa yakugezeho ufunga amatwi? Wasanga integuza yarangezeho nayo ikakugeraho, nyamara ntitwayumvise kimwe, nta nubwo yaduteguzaga kuri bimwe, nta nubwo yaduteguriraga bimwe, ariko yari integuza. Ijambo ry'integuza wararibonye kuva uvutse waba uri uruhinja ufite imyaka mikeya, ngira ngo nayera niba ntibeshya, ariko ijambo ry'integuza riraba, kuko n'umwana mbere y'uko avuka ari integuza. Umubyeyi icyo bita kuramuka, akaramukwa, nyuma y'akaza kujya ku bise, icyo gihe abyita nyine ni rya jambo, ni rya nteguza. Ukaba wavuga uti yewe ngira ngo ahari umubyeyi meze gutya biraza kugenda gutya, integuza waba wayibonye. Muri iyo nteguza rero mu bana b'Imana cyangwa se mu bakristo, ese mwaba mwarumvise ijwi ry'integuza? Ese ryamaze kubageramo muritegura? Ese muri aka kanya uriteguye? Witeguye iki? Wariteguye? Urateguye? Cyangwa wowe ubwawe urashaka kwitegura? Wakwitegura utakwitegura, ijambo ry'integuza ryakugeze. Umusaza iyo ashaje aba yifuza kuba umwana, ni nayo mpamvu bavuga ngo ubusaza ni ugusahurwa, ndetse usanga anakora nk'ibyo abana bakora, yarongeye yarasubiye inyuma. Iyo rero umuntu atangiye, iyo ukivuka uri mutoya, uko uzamuka mu byiciro, ukava mu mwana ukageza mu gihe ubasha kunombera, ukaba byoroshye, ukageza aho by'ibikomeye, ugatanguza, ukagenda, ukaba mukuru, ugashaka, ukubaka, ukazanasaza. Ibyo byose ni ibiguteguza kugana. Urava mu bwana uba mukuru, urava mu bujigija cyangwa igikwerere ugenda, ariko ugana gusaza. Iryo ni integuza. No mu kwemera rero mu ijambo ry'Imana tujya tubona ijambo ry'integuza. Nyamara se ikiguteguza, cyangwa iyo uteguje ukumva ijambo ry'integuza, hakazaba bya bihe byo kuramurwa, haba hazakurikiraho iki? Hazakurikira bitoroshye ibyo bita iminsi ya nyuma. Ese waba wariteguye iminsi ya nyuma? Ese wabonye ijambo ry'integuza rikumenyesha ko hazaba iminsi ya nyuma? Ese turi mu bihe bya nyuma by'iminsi ya nyuma, cyangwa turi mu ntangiriro y'igihe? Ijambo nshaka kubwira nuko ari iminsi ya nyuma, dernier jour, iminsi ya nyuma. Wabyemera utabyemera, iminsi ya nyuma niyo turi. Ijambo ry'integuza twararibonye. Ubishidikanya ndamuha amagambo muri Bibiliya abimwereka, ariko wowe nanjye ntiwabishidikanya, kuko nta wavutse uyu munsi muri twebwe. Niba umaze umwaka, ubwo nyine ni umwaka wamazeho mu bihe byawe uri kugenda ubimaraho. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ni umwana yishira dondi dondi. Nawe rero iminsi yawe ishobora gushira dondi dondi utarigeze umenya cyangwa wumvira rya jambo ry'integuza. Guteguza turate iminsi yanyu, vivre dernier jour. Ubu dufite ibibazo ku isi hano hose byerekeranye n'ibihe byatangiye échauffement climatique. Isi yatangiye gushyuha, abantu barahangayitse, nta gisubizo badufitiye, baraterana mu manama akomeye za ONU, bagafata imyanzuro, za guverinoma zose zigashyiraho serivisi zitwa ngo izita ku bidukikije, ariko tsunami impande zose, imitingito, ibintu byose. Turi mu bihe bya nyuma. Ibimenyetso by'ibihe twarabibonye. Ibihugu byigize ibihangange cyangwa by'ibihangange byo kuri iyi si, kuko ntabwo Imana yigeze itubwira ngo iki gihugu nicyo cy'igihangange. Oya, ni ibyigize ibihangange. Ni nayo mpamvu ingoma zivaho zikarimbuka zigasimburwa n'izindi. Habaye ubwami bw'Abamedi, ubw'Abaperesi, ubw'Abaroma, ubw'iki, Otomani, habaho buzashira. Ingoma zizashira, bose zirangire. Keretse ingoma yashyizweho n'Imana. Icyo Imana itavuze ntabwo kizaba, kandi icyo yavuze kizaba. Ba bantu nabwiye ngo baze turaza gufatanya gusoma, kuko ibyo tuvuze iyo bitahamwe n'ijambo ry'Imana tuba tuvuga ibyacu cyangwa tuvuga amateka y'abandi, ariko tuvuga ijambo ry'Imana bigomba kuva muri Bibiliya. Mugabane imirongo nimushaka muyigonganireho ikigeze yuko ari ijambo ry'Imana muri aba muri gusoma. Turi buze gusoma muri Matayo ibice 24 umurongo wa 3. Uri buze ko hasoma afate hamwe.
turi buze gusoma no muri Petero wa gatatu igice cya gatanu, nako igice cya gatatu umurongo wa gatatu kugeza ku wa karindwi, na Mariko 13 umurongo wa 4. Birongera nanone ibimenyetso by'ibihe bikongera bikagaragara muri Petero wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 9. Ubwo ni nako mu binota erega, kubera ko mwitonze muzasoma ahangaha, ni nayo mirongo nyine muri Bibiliya izabihamiriza. Hari n'ahandi mu byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 17. Hanyuma hakaba na Timoteyo wa gatatu igice cya mbere kugeza ku igice cya gatatu, na ku murongo wa Timoteyo wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa 1 kugeza ku wa 5, naho bivuga ku bimenyetso by'ibihe. Hakaba no mu Batesalonike igice cya kangahe, Batesalonike wa mbere igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Hakongera ukabona muri Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 3. Hakaba no muri Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 4 ndetse no wa 7. Ubona kanya yanasoma no muri Matayo wa 24 igice cya 24 umurongo wa 39, naho arabivuga. Yaba afite igihe nanone akongera agasoma muri Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 9. Aho hose tubabona ibikubiye muri iyi teme irimo imbuzi, kuramukwa, ndetse bikagaragaza ibimenyetso by'ibihe. Vivre le dernier jour, tubaho ibihe bya nyuma, turi kubaho mu bihe bya nyuma. Hanyuma iyo wifuza kumenya iherezo ry'ibihe usoma muri ya mirongo. Utayifite ashobora kuza kumbwira nimero yanjye, nkaza ntamweza n'iyo mirongo, cyangwa yayifashe, cyangwa se hari henshi ushobora kubona iyo mirongo ukamenya ibihe bya nyuma uko ubyiteguramo, niba binariho, niba bivuga ko ari byo. Iyo twitegereje iby'Imana yaremye, tukitegereza iyi si n'abayituye ibikorwa, tubona tubaho mu bihe bya nyuma. Nowa yubaka inkuge, abantu ntabwo babonaga ko bari mu bihe bya nyuma by'umwuzure, baramusekaga. Na n'uyu munsi uza gusenga baguseka, ugasenga baguseka, ugasaba Imana baguseka, ariko igihe inkuge izaba ifunze bari kuba babona nibwo bazabona ko byababaga ibihe bya nyuma. Abayisirayeli bagana mu gihugu cy'isezerano bava muri Egiputa, bageze ku nyanja itukura bambuka, bageze mu mazi, ntabwo abanyegiputa ntabwo bari bazi ko muri iyo nyanja itukura bazarangiriramo, ngo bamenye ko bariho mu bihe bya nyuma. Ndetse bakiri no mu gihugu cya Egiputa bakoronijwe, igihe ubwoko bw'Imana avuga ati mushyire amaraso ku nkuta, utarabikoze ntabwo yari azi ko ari ibihe bya nyuma. Hari benshi babirikukiyemo. Nawe niba utabona imbuzi ukaba utegereje igihe cyo kuramukwa, ahasigaye nta kindi, ibihe bya nyuma ngira ngo urabibona. Ababyibuka urabizi muri biri ahantu mu gihe abantu baramaze ibyo twavuze muri bya Sogongera, cyangwa se mu gukora ibidasanzwe, mu gukora ibibi, ubu umuntu ni we uri gushyiraho iherezo ry'ibihe. Isodomu ni Gomora kuki se harimutse? Ibaze aho abantu babona abasore b'abamarayika baje gusura we, umuntu akwemera kuvuga ati ngiye mu rwego rwo kugira ngo nemere ko abantu ari ab'Imana, amaze kubona ngo abantu ko ari abantu b'Imana, yavuze ati ngewe ndabaha, kuko abantu baramaze kugira irari, benda gushyira iherezo ku buzima bwabo, nk'uko abo muri iki gihe nawe benda gushyira iherezo ku isi mu bihe byabo. Bati wowe abakobwa b'isugi ntawe ushaka, nubwo bari abasore baje aho ngaho, ntabwo ubutinganyi n'ubwa none. Ubu nabwo nyine muri ibi bihe by'agahenge abantu barashaka gushyira iherezo y'igihe, barashaka utoha nka Sodomu cyangwa nk'Igomora uko byagenze. Uko niko abantu bameze. Yesu mu gihe akiri muri iyi si yavuze ubutumwa bwiza, yereka abantu urugero rwiza, atoranya intumwa zibana nawe, akazibwira ibihe byose, akazigisha, azisobanurira uwo ari we, zirajijiganya, akora ibitangaza imbere yazo. Ibintu byose yakoze n'ibyo yakoreye abantu, avura indwara mu izina ry'Imana, mu bubasha bwe yahawe na Se. Akiza amadayimoni arayirukana bareba, azura abamugaye babibona, kugeza no ku munota wa nyuma aho Petero yakuraga inkota mu bwubati ngo ararwanirira nde? Kristo. Agakora ikosa
nubwo yasubije mu ruhame afata ugutwa gusubizaho yaba urwana aba yararwaye. Aho nabwo yakoze igitangaza cyo kwerekana ko ari umwana w'Imana kandi ko afite ubushobozi. Ariko abantu kuko babaga ibihe bya nyuma, kumva kwa nyuma kwabaga kugeze, ntibareba. Ngo abantu bagira amatwi ntibumve, bakagira amaso ntibarebe, ntibahaho gukora ibyiza bakoresha ubwenge Imana yabahaye, bagakora ibibi, bakarimbura isi kandi ariyo batuyeho. Kubera iki? Kuko barabaho ibihe bya nyuma. Umuntu nawe yita umukristo, nta bukristo bubamo, akaba ibihe bya nyuma, azi Kristo icyo amaze, azi uko bigenda, azi uburyo umuntu yiyunga nawe, azi uko asenga, azi uko yiyeza, azi uko agendana nawe, akabana nawe, akamurinda. Ariko kuko wa muntu ari kubaho ibihe bya nyuma, agasubira inyuma nk'uko Mukaroti byamugendekeye. Nawe se uri kubaho ibihe bya nyuma? Ese uriteguye? Ese urateguye? Niba Imana hari icyo yakuvuzeho, ntabwo kizahinduka kuko irategeka bikaba. Niba yaravuze Terike uzamurera, niba yaravuze iti Joana uzamurera, ikavuga Itayera azamurera, niko bizagenda. Aho rero ni umuteguro. Mu gihe Mose yitinyaga akavuga ati jyewe utegemaga, ntatinyuka se ko ntari intyoza mu kuvuga mu magambo, nagera ne imbere y'ubwoko bw'Isirayeli ngo ngire icyo mbabwira kandi ntari intyoza mu magambo. Kuko yari yarateguwe, byabaye ngombwa yuko bikorwa kuko Imana yaramuteguye. Nubwo atiyumvagamo ubwo bushobozi, nubwo yumvaga yitinya. Nawe rero niba Imana ifite icyo yaguteguyemo, ikafite icyo yaguteguriye kuzagukoresha, yakikubwiye, ukaba ugirana ubumwe nayo ikakubwira, ukaba warabonye n'ijambo ry'imbuzi. Ibihe byo kuramuka rero, ko kuramukwa wibitegereza, ahubwo gendana na Yesu, ubane na Yesu, kugira ngo icyo gihe nikigera uzabe uko wateguwe, uzabe icyo wagombaga gukora. Niba umuntu ufata amafaranga akayashyira muri banki, cyangwa umuhinzi ufata imbuto akayishyira mu kigega cyangwa imiguri cyangwa imitiba, uko wabyita kose, yiteguye kuvuga ati nzahinga neze nzabona umusaruro. Iyo mbuto iyo utayibitse neza, nubwo yaba ari imbuto iri selekisiyone y'indobanure, ariko ukayibika nabi, ntuyiteho, ntuyitegure, nubwo iba yarateguwe, iyo mbuto ishobora kubora, bayitera ntigire icyo yera. Nawe rero niyo muri kano kanya wumva imbuzi nta kikubwiye ngo uhinduke, uve ibuzimu ujye ibuntu, nubwo Imana yari ifite icyo yaguteganyijeho, Imana igikureba ikabwira Satani iti wamubonye, iyo ibona yuko uko yaguteguye ari cyo uzaba. Niyo mpamvu yabwiye iti reba Yobu, ibindi byose umubiri ugerageze ndakubwira iki, ariko ubugingo bwe wapi, ntabwo ushobora kubukoraho, kuko yari yarateguwe kandi aguma mu muteguro, kandi abona imbuzi azibonye abyitwaramo neza. Niyo mpamvu yabonye za ngororano zose kuva kuri ABCD ukageza kuri Z. Niko Yobu byagenze. None se wowe ijambo ry'imbuzi hari icyo ryakumuriye muri wowe, urahinduka? Umuntu ajya ariko akavuga ngo ibuka igihe wabatizwaga ukava mu pagani ukabyarwa bwa kabiri ukaba umukristo, ariko se hari igihe ubikora ari umuhango, ntagire igihinduka muri wowe. Ijambo ry'imbuzi rikaza ugapfuka amatwi. Turabazi wajyaga ininiwe aho kugira iniwe, ndetse hari n'abajya bazamuka bakoga, ntavuze ngo mwoge magazi. Umuntu aho koga yerekeza aho amazi agana wenda ngo bimworohere kandi ariho wateguriwe, wowe ugashaka koga uzamuka ugahangana n'imivumba. Ntabwo uzigera utandukana n'ikimana yaguteguye kugira ngo uzagikore. Niyo mpamvu mu gusenga kwacu tugomba kuvuga ngo Mana icyo wanteguriye nzabe ari cyo mbamo, kandi gusezerano ryawe nzaribemo iteka. N'umunsi nzagera iwawe nzahore gusigiza. Mu ijuru ni heza, mu ijuru ni heza, ndahakumbuye cyane. Mu ijuru ni heza, nawe urahakumbuye. Na Satani wigeze kuhaba arahashaka, nubwo bitazakunda. Nta plan B Satani afite, ariko twebwe ab'Imana yahisemo dufite plan B. Ngo nubwo iyi si tugeragezwa,
imbuzi zikaza tugafunga amatwi, ariko za mbaraga zisumba izuba zisumba ukwezi rwa rukundo rw'Imana n'ikuzimu rugerayo. Niyo mpamvu Yesu Kristo mbere y'uko asubira mu ijuru yarabanjije ajya n'ikuzimu atsinda Satani, amwambura urufunguzo kugira ngo abera bavuyeyo bongere bababera, kuko dufite plan B. Aho tuhatandukanye n'abamarayika. Abamarayika mu kuremwa kwabo habeho babaho abamarayika. Burya ntabwo Imana yavunitse cyane. Uzi iyo wubaka inzu ukayitunganya ukayimeza neza, ukayishyiraho amafondasiyo, ugashyiramo imitako, ukagira Imana nuko yaremye umuntu, wowe nanjye n'undi wese nuko Imana yaturemye. Ibyo mu bitekerezo iradutekereza, irangije ishyira mu bikorwa, ishyiraho n'ibiganza byayo, ndetse ikiruta ihumekamo umwuka we. Abamarayika siko byagenze. Aho rero ubwo niho burya tujya tubitira abamarayika, kuko twebwe dufite kamere ya Data yadushyizemo umwuka wera, umwuka w'ubugingo, kugira ngo duse nawe, kandi adushyiraho imbaraga ze zose, akora concentration, araturema. Ntabwo avuze ngo habeho, ntabwo ari habeho umuntu, oya, ni habeho isi n'ibiriho byose, habeho inyanja, habeho ikirere n'abamarayika, ariko umuntu iramurema uko imushaka. Ese uko Imana yakuremye ariko ugushaka ubu ni kuri. Imbuzi zo zirahari ngo mu bihe bya nyuma tuzabona amahanga atera ayandi, abana batumvira ababyeyi, ababyeyi batumva abana, umuvandimwe atakumva, abantu badakundana, bahandi bakunda indamu, bakunda iby'isi. Ubu muri iki gihe abantu bakunda indamu, akantu gato kikubita hasi kagatandukanya umuvandimwe n'undi, kagatandukanya umubyeyi n'umwana, kagatandukanya abavukana. Ba bandi bumviye ijambo ry'Imana hamwe, iyo batakomeje ngo bumve ya mbuzi, akantu gato karaza kakabisenya, abantu bagahindura, bagata ingendo, bakagenda ingendo z'abandi, bagakanguka. Ijambo ry'imbuzi ntacyo rivuze, kandi ibihe byo kuramukwa birageze. Ni ukuvuga ngo hagarara weme kandi ushikame, wumve icyo Imana igushaka. Imirongo nayivuze, ariko nashakaga umuntu umwe uri busome yihuta, agasoma muri Matayo igice cya 24 umurongo wa mbere kugeza kwa 25 yihuse. Matayo igice cya Imana kumugisha. Matayo 24 Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, nimureba ibi byose, ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Gibeyoни, abigishwa be baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe cy'imperuka y'isi ni iki? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazabibye benshi. Muzumva intambara n'ibimaze intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko mutazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizategeka ishyanga, ubwami buzategeka ubwami, hazabaho inzara, iminsi z'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro y'ukugaruka. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzabona n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazatuka abayobye benshi. Maze uko ubuze buzabwira ubuzima benshi buzakura, ariko nihangana kugeza imperuka ntibuzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bwari buzigishwa mu isi yose, ngo
dore mbibabwiye bitaraba. Mwumvisemo ijambo ry'imbuzi, mwumvisemo ibihe byo kuramuka, mwumvisemo ko ndetse umuntu atazabasha no kubona igihe cyo gukora akantu gatoya gashoboka. Kandi ibimenyetso byose by'ambuzi zose twamaze kuzibona, wowe nanjye twarazibonye, uzi Imana n'utayizi yarazibonye. None se igisigaye ni iki? Hakenewe iki kugira ngo umuntu abone ko imbuzi zagaragaye? Amahanga atera ayandi, ibihugu birarwana, sinabwirwa mvuga amazina yabyo, murabizi mwese niyo makuru agezweho. Ingaruka z'abantu bitwa n'inzara murazizi, ndetse murabizi yuko abahanuzi b'ibinyoma abo nta wababwira, keretse utagira telefone ya smartphone niyo waba atabizi, akajya areba za YouTube cyangwa n'ahandi, cyangwa se utagira nimero ya telefone ngo bahamagare. Ndakubwiye abahanuzi b'ibinyoma baruzi impande zose z'isi. None se umuntu ibyo twavugaga mu ibihe nk'ibya Sodomu na Gomora birahari, ibyo tuvamo haba muri mujyi, haba ku isi yose ntaho bitari. Na hamwe mwavugaga ngo hari iki, nta na hamwe bikikera. Nyamara hari imbuzi. Ijambo ry'imbuzi nta rindi ryanditsemo hano muri mirongo yose nababwiye, nahoze mbasomera imirongo yose mwasomewe, aha mwasomewe kongeraho imwe nababwiye. Aho hose harimo ijambo ry'imbuzi rikuburira ngo uve ibuzimu ujye ibuntu, rikuburira ngo uve mu byaha uhindukire Uwiteka. Kandi urukundo rw'Imana ntabwo rwigeze ruhinduka, ntabwo rujya rusaza, ntabwo ari nk'urw'abantu. Umubyeyi yakwanga, umwana yakwanga, umukoresha yakwanga, ukugize n'urwamuhatse yakwanga, ariko Imana ntabwo izigera ikwanga. Kandi niyikuburira, niyikwereka niyikubwira ijambo ry'imbuzi. Ijambo ry'imbuzi ryanditse hano muri Bibiliya. Ntawe uzigera ajyayo atabanje kugera ikirenge mu cya Kristo, ntawe uzahahinduka atabanje kwiyeza, ntawe uzahahinduka adatunganye. Kandi ngo Yesu arahamagara abe ati nimuze mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Ese muri aka kanya urumva utarushye, urumva se utaremerewe, nta kintu ufite waha Kristo kugira ngo akuruhure? Ese ntabwo ushaka ko uwo mutwaro wikoreye akuruhura ngo hanyuma usigare wemye ko yavuze ijambo ry'imbuzi ukaryumva, ko yakuvuzeho byinshi mu byo yaguteganyirije, ahari ko Satani yaguteza imitego kugira ngo utazigera ugera mu isezerano, utazigera uba igisamurwa, ahubwo kugira ngo uzabe rwawe. Iyo ubibye usanga harimo n'ibindi bitabaye imbuto, ibyo bita basanga birimo ibihuba cyangwa se byarabaye urukumbi. Ariko Uwiteka arahari, kandi Uwiteka niwe nyir'ibihe. Arashaka abarushye n'abaremerewe kugira ngo abageze baruhuke imihati yo mu isi, imibabaro n'agahinda, inzara n'intambara, imitingito, ubuhunzi, ubumuga, uburwayi. Niba wumva nawe waba uri muri abo ngabo barushye kandi baremerewe, bakeneye ko Kristo yikorera uwo musaraba, uwo mugogoro, ariko kugira ngo baruhuke. Kandi ku gihe cy'umunsi wa Nuvivore de Nieta turi kubaho ibihe bya nyuma. Imbuzi twanze kuzumva, ariko igihe kirageze kugira ngo tufungure amatwi yacu, tubumbure umunwa wacu, tuvuge duhamye ko Kristo ari we wenyine wo kuturuhura. Ntabwo ari abahanuzi, twumvise ko harimo ab'ibinyoma. Ntabwo ari abapfumu, twumvise ko bazarimbukana na se Satani. Ntabwo ari umubyeyi uzakugeza mu ijuru, yagira uruhare ariko si we. Ntabwo ari umwana wawe ukomeye cyangwa udakomeye uzakugeza mu ijuru. Ntabwo ari ubwenge bwawe, si amafaranga, ntabwo ari ukwambara neza, si imirimbo, si imitako, ntabwo ari bya bintu byose wubakiyeho, ntabwo ari amasambu, si n'amazu meza bizakugeza mu bwami bw'Imana. Ahubwo ni wowe urushye uremerewe, uzana umutwaro wawe ukawuha Kristo akawikorera, kandi nta mutwaro ujya umunanira. Hanyuma niwe nzira y'ukuri, ni nawe bugingo, ntawe uzajya kwa se atamujyanye. Ese muri kano kanya
urumva iryo jwi ry'impuruza Yesu akubwira ati ngwino haguruka dusenge maze umunsi azaza azatujyane amazina yacu tuzayabonemo. Niba wumva urushye kandi uremerewe ukeneye ko Yesu Kristo ari we wenyine nzira y'ukuri n'ubugingo, haguruka dusenge maze iminsi ya nyuma tuyihagararemo neza. Icyo yatuvuzeho kizaba aricyo kizashyirwa mu bikorwa, kuko twabonye ko abahanuzi barahari. Satani arahari kugira ngo atwibe, Satani arateze kugira ngo tutazaba ibisarurwa byera. Niyo mpamvu duhaguruka dusenge, buri wese asenge, kandi ngo dusenge twongere dusenge kugira ngo icyo gihe kizaba igihe cyacu. Icyo gihe nubwo cyaba icya nyuma, twebwe amazina yacu azaba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Mbese izina ryawe ryaba ryanditse mu gitabo cy'ubugingo? Urifuza se ko izina ryawe rizandikwa mu gitabo cy'ubugingo? Ese urifuza ko Kristo ari we ukubera inzira n'ubugingo? Haguruka dusenge. Nta kindi kizatubanira ni ugusenga. Dusenge kandi twongere dusenge. Mana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana yumva amasengesho, uri Imana yumva abayisaba. Twebwe turi kuri iyi si, erega data buje imbuzi twarayibonye, no muri kano kanya tumaze kubona imbuzi, twamenye yuko tumaze kuba imbuto zawe, kandi data buje watuma ibidukeneye umusaruro. Igihe kirageze rero data buje gusarurwa bizima bihunike kandi bizagira akamaro. Buri gisarurwa kizakora icyo cyahamagariwe. None Satani ahora twitambika imbere, arashaka kugira ngo data buje tuve mu byo watuhaye inshingano tuzijye ku ruhande. Ariko Satani turamwanze, n'imbaraga ze zose turazanze, twagabanije ibinyoma, atsindwe n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Twebwe twemera Yesu Kristo, kandi imitwaro yacu turayizanye kugira ngo Kristo we yikorere, maze tuzabane nawe akaramata. Ubwo uzaba uhagaze mu kirere uhamagara amazina y'abagukoreye kandi y'abakwegera, amazina yacu azaba arimo. Abana batoya bari hano, abasore n'inkumi, abagabo n'abadamu, abakecuru n'abasaza, twese turagukeneye kugira ngo izina ryacu rizabe ryanditswe mu gitabo. Ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo? Ese izina ryawe ryanditswe mu gitabo? Iry'abandi ryanditswe mu gitabo? Turabikeneye databuja, turarushye kandi turaremerewe. Umutwaro wacu ni wowe tuwuhaye, twebwe ntacyo turi cyo. Icyo dukeneye ni wowe gusa, kuko ni wowe Mana. Twabonye databuja yuko turi kubaha ibihe bya nyuma, ibimenyetso byose byaragaragaye, ahasigaye ni ukuza kwawe kandi n'ubutumwa bugakwira hose. Niyo mpamvu databuja duhagaze hano tuvuga kugira ngo batarakumenya nabo bakumenye, kugira ngo batazi ko nawe mu buhukiro babimenye, kandi ubutumwa nimara kwagera isi yose nibwo uzaza kuzaba umusaruro. Turagushimira rero Mana ngo n'abatarakumenya bagira ayo mahirwe. Twabonye ko nta purabe ntayihari uretse mu bakristo n'abakwizeye, abizeye izina ryawe kandi niwe Mwami w'umukiza, ntabwo bazakorwa n'isoni. Turagushimira rero, ubane na buri wese, kandi databuja ukomeze kubana natwe, imitima yacu ihindukirire wowe, kuko nta bundi bugingiro, nta bundi buhungiro. Ubuhungiro ni kuri Yesu Kristo Umwana wawe ukunda kandi wizera. Tugusabye tugwiriye kandi twize mu izina rya Yesu wakoze. Amen. Icyubahiro kibi cyawe, icyubahiro kibi cyawe Mana, uri Imana nziza. Amen.